inzara kugeza ku rwego wica ibisebe ni ikibazo ndetse gifitanye isano n'ibibazo byo mu mutwe. Akenshi nyuma y'icyo kibazo ni ubwoba bwihishe inyuma muntu ahorana, ibyo bita mu gifaransa anxiété. Iyamuremye Jean Michel, umuvuzi akaba n'inzobere mu buvuzi bwo mu mutwe bukoresheje ibiganiro, avuga ko ubwo bwoba kenshi butuma umuntu agira ibintu runaka akore iyo ubwo bwoba bumurimo. Hari abahiburya intoki nk'uko wabimbajije, hari abahekenya amenyo, hari abakora utundi tuntu kwipfura nk'imisatsi se, hari abafata nk'umwenda akajya ushwanyaguza se, hari utuntu twinshi. Uko byorohera umuntu kurya inzara rimwe na rimwe, hari igihe bitangira akiri umwana akabikurana cyangwa se bikaza akuze. Akenshi bikagirana isano n'uburyo umuntu yabaye hakiri umwana. Nje niyize muri ka gace ka mbere rero kajyanye no gushaka gushyira ibintu byose mu kanwa, aho umwana ibintu bye byose bijyana n'ibere no mu kanwa n'icyakabonye kose ashyira mu kanwa. Kiriya gice rero iyo umwana yakibayemo akakibamo mu buryo burimo ibibazo, tuvuga nko muri famiye, aho ababyeyi nyine baba bibera muri conflit, bibera mu bibazo bashwana bagira gute, umwana we hari igihe ibyo byose abona bitamugwa neza, bigatuma azaba aba fixe cyangwa se cya gice cyo mu kanwa gisa nkaho atagiciyemo neza. Mu gihe rero gikuru ibyo bice bavuga ko iyo umuntu atangiye gukura yinjiye mu bugimbi muri adolescence, yongera ibyo bice kongera ku bya bice byo mu bwana yongera noneho kubibamo ariko nk'umuntu mukuru. Niyo mpamvu uzasanga nk'abajene bagira igihe ugasanga arashaka nawe kongera kunywa nk'inzoga, kunywa itabi, utwo tuntu twose two mu kanwa ni bya bice byo mu bwana yongera kubaho. Noneho na sexuality akatangira kuyibaho nk'umuntu mukuru, ariko no mu bwana nabwo nabyo hari ibice byenda gusa nabyo. Kuri uwo muntu rero urya intoki akenshi ni cya gice cyo mu bwana kijyanye n'ibintu byo mu kanwa no gushyira mu kanwa no yongera kubaho akuze, ariko noneho kuko atigeze agicamo neza akongera kukibaho mu buryo navuga ko butajyanye. Avuga ko waciye muri cya gihe neza cy'ubwana akura neza bisanzwe, ariko wanyuze muri iki gihe nabi usanga ashaka ibyo ashyira mu kanwa birimo n'inzara, ari guhangana n'ubwoba buri muri we atazi aho buturuka, maze agahitamo guhangana nabwo ashyira intoki mu kanwa. Kurya inzara bigira ingaruka zirimo kwica ibisebe, kwigaya, kugira indwara z'agahinda bitewe n'uko abona adasanzwe, ndetse no kugira indwara runaka bitewe n'ibisebe cyangwa se infection mu nzara. Avuga ko kurya inzara ari uburwayi bugereranywa n'ubwo mu mutwe buvurwa na muganga mu buryo butandukanye. Avuga ko ubuvuzi bwa mbere ari ukumenya icyo kibazo, nyuma yo kukimenya hagakorwa ibi. Iyo umaze kubimenya no kuvuga ngo hari abafata nk'utundi tuntu bagashyira ku nzara, kujya gukoza ku munwa ako kantu akumva atari urwara. Hari abahitamo nko kugenda agasiga nka za verine ku nzara, agashyiraho verine zisharira, ku buryo ajya gukozaho bigasiga mu kanwa bikamubera bibi. Iyamuremye asaba abantu babana n'abantu bafite ibyo bibazo byo kurya inzara kutabaha akato cyangwa ngo bababwire nabi, kuko nabo ubwo baba batazi igitera ikibimutera. Yongeraho ko nubwo akenshi abarya inzara bamira zikajya mu nda, nta bushakashatsi na bumwe buragaragaza ko izo nzara zatera ikibazo mu nda no ku buzima bwa muntu muri rusange bitewe na aside ibamo.